naho ubundi jyane iby'uyu mugabo reka tubihereze amaso. njyewe ndamusengera everyday amere neza. Niba rero niba uri fair cyangwa niba uri umunyakuri sibyo, umuntu wo gusengerana umugore w'uriya mugore uriya mugore w'impanga. kandi Yego. None se ko ari wabaye victime w'ibi bintu, niwe wasenyewe. nawe ndamusengera. Yego ye. Ni ukuri nawe ndamusengera amererwe neza. Ibintu byabo ntabwo ari bo ba mbere bareka kubabuza amahoro, ntabwo ari bo. It's not the end of the No, world. ariko nyine icyo bita public figure, iyo uri aho ngaho uri icyitegererezo cy'abandi, iyo byaje gutya none se umuturage wo kuri 40 ibi ngibi bimubayeho ntibirirwa bendana tukanabira imbere ya kamera, hari ubivugaho, hari ubyitaho. No kwendana mu kirundi wenda biravugana n'abari mu kinyarwanda biri romantique. Ngaho bivuga mu kinyarwanda twumve kuri uyu mvugo. Imvugo yo gusambana. Oya, vuga mu kinyarwanda kuri abajya babivuga. None se gusambana Oya, kwendana bivuge mu kinyarwanda. Kimwe kirimo S na W. Kwendana. Gusambana. S na W. Eka ndakatsindwa n'Imana. Nicyo bisobanuye mu kirundi se? None. Turashize. Uzimo umurundi uri hano niko byitwa ko yumva yanakwiruka. Urabizi. Ako Godfather, ibi bintu byose wabagije umwari. muzarebe abantu dufite abanyarwanda tugira umutima mubi. Wabonye ukuntu abantu bose baza bakabyishimiramo bandimbati none se Janet yagiye muri gereza arafungwa. Urumva? Ko yatubwiye ngo yaramuretse ngo yamubabariye, kuki yaje noneho agakora pari atayikora. None se yamubabariye, urega hari icyo bita uvuga ngo ntako mfite nagira. Umuntu ababarira undi se, none se nkubaze. Oya, yabivuganye umujinya kandi uriya yabifitemo n'urwango ruteye ubwo buriya mugabo nawe. None wowe umuntu ndagarutse ndimbati najye yibuka yuko nubwo ibyo yakoze bitaba bigize icyaha, nawe ni igisebo rwose gufata uri umugabo ufite umugore mukuru nka kuri ukajya kubyarana n'akana k'imyaka 10 nakunze ukuntu Silvisanga ndanagushuhuje rata yaje akamurostinga yihagazeho, erega abantu yababujije amahoro arimo gusakuza. Silvisanga arazamushyira muri line aramutereza neza. Good for you Silvisanga, love you so much. Silvisanga barashaka gukorera ubuvugizi amabere ya Scovia ngo kubera icyo Silvisanga ni fani wawe mana yanjye. Uyu mudamu aravuga ukumva uraruhutse. ukaruhuka. Ibi bintu ngo ariko i Kanombe ngo baje ngo nta mukobwa uzongera ngo amasiti barashaka kandi bajya kwegurisha. I Kanombe ngo bazanyeho aba specialiste bagomba gushinga amabere, ngo umukobwa agomba kuba afite, mwese mugomba kugira utubere dushinze. Umanuka i Kanombe bahita barishinga rigashingarara, nta mukobwa ugomba kugira ibere riguye. Ego ibyo kandi byavuye he? Kusubahe ntabwo ujya usoma ibinyamakuru byo mu Rwanda. Aha, harya ubu nkanjye najya kurihagurutsa ngo bigende bite, ngo byongere bigende bite, ngo bose ngo turi kuvugana bagomba kugira ibere rishinze nk'irya Mutesi Jolly. yego ye. Aha, niko bimeze. Sindi siko birize bamutesi Jolly mugane Kanombe rihinduri. Yegora rihinduri ngo iki cyakora reka mbabwire no munsi mu ndege naho umukobwa yafashe nese. Ahubwo reka mbaza abakobwa bari hano, gufata iminwa ukayibyimba ikabyimba ukora ku muri ikinwa cyo hepfo no haruguru ugasanga wabyimbye ni runiniya n'ubwiza. Like hari umukobwa nabonye mu ndege, I was like isi y'umuntu nambajije umurambya. abazungu bagira utunwa dutoya. Iyo babonye iminwa y'abirabura bumva ari yo nyine iri kuri fashion, nka kuriya nyine ayo mabere bayitezaho, ibibuno babyitezaho, nyine n'iminwa minini iri kuri fashion, babona ari uburyo byagusaba kuja kuyikorera surgery Janet, bakayiteza inshinge. n'uwo wabikoze amabere bayitezaho, iminwa bakayitezaho, ibibuno bakabyitezaho,
inda bakazikuraho. amaso basigaye bayitezaho, iminwa bayitezaho, Sha ibintu byose imisatsi bisigaye nuko. ntabyumva kuko hari igihe kiba kinini ukabona ko kikubangamira wenda udashobora no kwireba hariya hasi ariko noneho mbwira umuntu ukagenda bakawuteramo ibintu ukabyimba nabonye uwo mukobwa n'ukuri kw'Imana ndatekereza uyu muntu nk'amafaranga yashoye muri ibi bintu ngo reka ajya kubyimba iminwa babikunda kubi, ariko ngo urebye ibyo byose ngo bibesha mwarangiza ngo abahungu kandi ibyo byose usanga umuntu akajya kwibagisha no kugira ngo akundwe n'abahungu. Mujye mubivuga ko mudukunda mama mushaka kugira ngo mudushimishe, ibi ngibi ngo ngo no kwishimisha ku giti cyawe, uragira ngo bakurebe you doing those ariko ni stuff society, mukemera ni bakaba. society, ni abahungu Ntabwo babibasha, ari society. ni abahungu None se ibyo byose Godfather. None se umukobwa erega agira peer pressure yo kuba uzanyereke umutinganyi kazi ujya kubyikoresha, ntibabaho. Uzanyereke umulesbienne ugenda bakajya kumukorera ikibuno, ntibabaho. mwese umurezi Byose byone nimba babikora kubera abakobwa twebwe bagenzi be babikunda. badakunda ibyo bibunono. Urumva Sylvie nagusuhuje ngo Kanombe bimeze bite? Bite umva Wiriwe. mwiriwe Janet sava mwiriwe Hello Sylvie, how are you? Ciao. Wowe waje i Kigali tukubona ugenda that's I bad. know. Nabuze umwanya ariko this time ninza. To Rwanda. Okay, nashakaga kufatirana ku kantu ntuza yaravuze first Godfather Bigize dans le icyaha. sens reka nivugira Ukanye kugira. Nakurakariye ariko ntaribi. abantu benshi baba bandakariye maze I hope pe ko mbere y'imperuka tuzabwumva. Ariko Sylvie kuko utize ibintu bya law kugira ngo ujye ufunga abantu. I know yaba n'umuroya Uzi ko mwiza Sylvie cyane. uri kuvuga ibintu byose uvuga abanza kubishakiramo Cyangwa amafuti uri gukora. Abadamu ukuntu barakarira abagabo, barangiza kurakarira abagabo bakaza bakatubwira ko what they are doing it to better themselves, mubikora kubera twe. Godfather Ahubwo iyo mudukunda abakobwa muradukunda, nawe ikintu mutugore abagabo crush. mutazi abakobwa bari kwitezaho ibyo bibuno ni iki they don't do it for men Hey, ntabwo babikorera mwebwe abagabo they do it for what? So they don't do it themselves, mubikorera abandi se. tubikora kugira ngo twambare imyenda tuberwe Murebwe n'abandi. twirebe muri miruwari tubone twaberewe. Okay, nababwira iki Sylvie? Uri mu cyumba cyawe. Nashakaga kuvuga hari ababikora nashaka kuvuga ko hari ababikora kubera ko hari pressure behind that nk'ibyo Wilson yari ashaka gusobanura sinzi niba mwamwumvishije neza ariko hari ababikora nk'ukuntu hajya ninde wari uvuze sinarebye izina ni Joan bamwita Joanna. ni ukuvuga there are two school of thoughts behind changing. Umwuzukuru wa Gisegeti. Ni ukuvuga kimwe ni ukuba mba numva ko nshaka kuba uko nshaka, noneho ikindi ni ukuba hari pressure muri society. Iyo pressure sometimes tendance ijyana n'umuco n'aho abantu baherereye, where you will find nko muri Afrique beauty, not everywhere but some countries, let me say for example where I grew up cyangwa aho navukiye nko muri Congo, ugasanga umugore beauty iri associé kuba inzobe no kugira nyina amavodo. Noneho ukumva buri young girl is aiming kuba inzobe no kuba munini in some places, ukabona bizanye value uso ni ibintu society iba yishizemo. Noneho ugasanga buri mukobwa wese ashaka kuba nka kuriya kubera ko ni signe ya beauté.
don't hari ababikora because they have to accommodate the culture, they have to fit in the culture. Ibyo ngibyo ntitugomba kubyiyibagiza. Ariko hakaba n'abandi bavuga no, I feel beautiful iyo nanutse nambaye utya, n'abandi bagafeelinga beautiful n'ibicece byabo, you know, some of us are proud. So not because ari ikindi kintu kubera ko wumva ubishaka, and it's my right. So I want now to go to science. Niba medical, in the medicine barimo barabikora ni evolution ya science. The same way ukuntu imodoka muri no minsi, reka ntange example, things are changing. Now we are going to electrical cars. Nikora science babishizemo imbaraga nyinshi, ba discovering a new ways of how technology can be used, ABCD, AI, ibyo bintu byose. So science has evolved to support people in their daily life mu bintu bitandukanye. So why not nimba science in the medical field can also advance ku buryo niba mfite ibicece binini babigabanya, niba mfite ibibuno binini bakabigabanya, nibyo Scovia yavuze. You know Scovia, she always makes me laugh sometimes. So it depends. So njye ndabona ari nta gitangaza kirimo, d'autant plus que ntibabikoreye umwana, babikoreye umuntu ufite age yo kuconsentinga ko she want to change something. Ni nk'ukuntu ushira amaherena, ni nk'ukuntu ushira ibindi, but we should not ignore ikintu Wilson yavuze, how the society can drag people. Umukobwa mwiza ni ufite mu nda zero, umukobwa mwiza ni ufite bla 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 comme ça. Alors ntabwo numva ko uyu munsi mwaza muga criticizing women. So now I'm coming back ku bantu barimo baravuga ngo no, you are doing this. No, sometimes the things are driven by the society. Ahubwo ikibazo nuko mwebwe twese twirengagiza bimwe tugasimbukira ku bindi. So uremera ko Scovia nawe nuko ari uko Scovia yabigaye ariko mu mvugo ze za comedy ntimubyumva ariko yewe sinshaka. You know me, I see what I see, I hear what I hear. Aho yagiye gukata amakoni, kufa hivi, kutebya, me I don't nta mwanya mfite wo kumva ibyo umuntu atavuze vraiment. Ahubwo dufate ibyo yavuze. Ibyo yavuze in a joking way. Avuga ko biriya bintu nuko abagabo nibo ako nta n'ikintu kibi abagabo nubwo uri kuvuga nibo ba driving amusura abakobwa gukora ibyo bintu. Ko nge I don't think ufite umugore wawe ukamwereka yuko ushimishwa no kumubona ari natural, ameze nyine atabyo bindi bintu atabifite, ukabona uri proud nawe, nakeka atajya kubishaka cyangwa even your girlfriend. You munsi what we need to do is to deconstruct this belief that I need to look beautiful for you. Yes. I need to look beautiful for myself, feel comfortable in my body, and then if you appreciate, you appreciate. If you don't appreciate, so that is kumenya yuko like beauty doesn't ntago yakagombye kuba ari undi muntu akudefining how you are beautiful, kuko hari abantu bari kubikora kubera ko like they are accepting to be defined by the society. Ugasanga umwana w'umukobwa arareba naka kumva ko kubera ko abantu bose baba bavuga ari mwiza, ateye neza, ageze nawe akumva agomba kumera nk'uri, kandi we muri we yamaze kwemera kuba defined by others, which is really sad. Okay, so I think the discussion as mature people need to turn on first, nta kibazo kirimo niba hari umuntu wa consentinze kugenda kugabanya ibyagabanya kongera ibyo yongera. If that person really has consented. Consent rero niyo ngiye gusobanura ahangaha. When I'm driven by a society desire on how I should look, I'm going to do that because of someone. Because consent does not have those clauses of because no. Consent, it's me. In my full capabilities and the capacity, I decide to add something or to reduce on me because I have decided, not because Wilson, Janet want to see me like this. Bleaching in one way or another. There are some people who say, I feel I love myself in this skin tone. If that person goes to bleach herself, nukuvuga ya consentinze nta muntu wamujyanye, ntabwo ari ukugira ngo nakora ubukwe uwo munsi aba looking beautiful. I grew up in a place where actually unafanana bien, unachuya means you are dark, you are not good. Unaangara uko bien, it means you have bleached yourself, you have put a certain thing. So imagine a young woman growing up understanding those conversations. Why I said it's sexist is because some of those conversations himuzigira ku bagabo, and there is no society
societal demand on you. So ibyo bintu byose mujye mubishyira muri perspective mbere yuko mu discussinga ngo no ngo abagore bajya kubikora because of this and this and this and this. So I didn't follow Scovia full conversation for me to understand how after bringing that notion she went to the analysis of understanding maybe why people go there. They go there because they want it or whatever, so many things. However, some of the things she said, we need to understand that childbirth comes with a lot of toll on us. Kuki muri kubyibagirwa? Yeah. Kireka some of us n'ubundi bari baranyoye igikoma cyinshi twari dusanzwe turi banini, but there are people bagenda n'ibiro 40 bakazavamo n'ibiro 80, which is unhealthy somehow, because sometimes ibyo biro kwiyongera byiyongera because we took a lot of sugar, tunywe ibikoma ngo tubona amashereka. There are so many things. So to bring this conversation, I beg, mujye muyizana with science behind, muyizane ni understanding your culture and how things move. Noneho muzane science in. If science is evolving, niba uyu munsi ntatekesha amakara hari cuisine ese mu myaka ingahe whatever were we using this, it means science is evolving and it need to help people. So ntabwo ari igitangaza kuba umuntu yagenda akagabanya some part of the body. Uzana ukadukubitira mu gafu ufite ukuntu cyuduhubika ukaduhamya tukagendera nuko uzi kuvuga ushyugiye by'ibikuraza ntabwo nzi kuvuga yewe ntabwo nagiye ku ishuri kwiga kuvuga. Umva rero ibi bintu iyi nkundura yo gushaka ubwiza mutahawe n'Imana mwagumye abo muri bo ayo mabere ko yaguye kuko bayonkeje cyangwa yakorakowe cyane kubera iki wumva ko ugomba kujya kwi. Those statements are not nice. Okay, what do you mean? Okay. Ahubwo njye mbona okay, sorry. Ndabazi okay, désolé. Umva icyo mvuga. So I was like nashaka kuvuga mwakwemeye mu accepting ibihe ni gute ushaka kumera nk'imyaka 15 umwana w'imyaka 20 n'ufite imyaka 40. Kubera iki se you know age abantu nimushaka ku accepting abantu barakuze no umuntu arakuze ahubwo ngewe ikintu numva gikwiye most like kuno urana leta iri gufata abantuza abantu b'amadini ko ushaka wareka nkarangiza point yanjye ariko ngo warangije so Sylvie icyo mvuga ni iki kubera ko abantu batacceptinga age yabo mukacceptinga imyaka yanyu. Abantu umuntu w'imyaka 38 urashaka kujya gushinga amabere gute kandi amabere waratangiye kujya rekurira abantu ufite imyaka 18 umaze imyaka 20 imyaka 20 cyangwa 18 urukumva ahubwo niba utabizi government need to subsidize that. Reka nkubwire sasa niba ushaka kuvuga utyo tuvuge imvugo ihwise idakomeretsa abagore please. No kuvuga ko kubera ko childbirth reka bari yo mfata nka example ifite toll on women, we need to see some scheme batuzanira. How do we combat menopause and what should we have? Acha nikwambie kwanza umva ibi bintu none tubigiyemo serious. Nimba koko wemera ko ngo twemere uko tumeze ngo Imana niyo iba yatubwiza utya abana tuba twonkeje n'ibiki abo bana tuba twabyaye nabi igihugu none niba turi kuba transformed ahubwo igihugu igomba gushiraho specific scheme to make sure that women's health, let me say that, is managed very well. Ama hormone tuba twatakaje with listen how many women n'abagore bangana gute babyara yarangiza akajya kuri regime akajya muri sport agasubira na taye ye bangana. Actually you and I turi kuvuga ibintu bimwe nukuvuga iyo sport ngiyemo kwanza ninde wayishuriye nayo igomba kuba subsidized. Ibyo bintu byo kujya ku cyuma ibyo bintu byo kubabaga byo kwishora kundiga none se uwo kubyara ntabwo ari wowe wabyihaye ni leta yagutumye ngo nasinzire nkajya mu bikorota tuvuze ngo ntitubyare mwumve point yanjye ariko mwumve point yanjye kubera iki aho kugira ngo mwishore ku cyuma kuri busheri reka tuvuge ibintu mu mazina yabo. Deba ibi bintu abantu babishoramwe abantu ntibanatangiye orientation. Ubu turi kuvuga Marina ari mu bitaro Nigeria bagiye kumubaga bamubaga nabi babyitira malaria ariko bamutwaye muri mukubita umwice umwana yarapfuye. Ibi bintu muri gushoramo abantu kubatwara kuri busheri kujya kubabaga bagasanga abantu babihuremo n'ingaruka. Twumvikana ikintu kimwe, abantu nibabashishikarize gukora siporo, umuntu yite ku mubiri we ntabwo ari kumujyana kundiga. Ngiye kubaha urugero, abadamu murabyakira mute ko ndeba abagabo batangiye kujya kubavana hamada nabo
Bruce Melody avuye muri Amerika kuyikura umva ejo bundi abantu batangiye godfather kuba uri kuvugana ikibazo mute your kitari mic kanange point yanjye mute your mic reka nangize point yanjye ibi reka ngibi ni byo kuza mute kumonomariza ngavuga ati ngo umudamu araje gutya buri wese ngaya amabere bagiye kongera kuyashinga bakurikiye siporo bakava kundiga Sylvie aho niho mfite ikibazo noneho umwana arabyuka mu gitondo ngo nkeneye ikibuno ibibuno biri kugurwa ibintu muri gushanga abana eske ibi hari ingaruka bitera aya mabere bajya kwitezaho n'aya mabere bajya kwishimo nta ngaruka bitera ku buryo baraturika iyo aba basirimu bisaze cyangwa ngo abangaba bafite biraturika. amarari uretse aba bafite amarari cyangwa n'abangaba bihaze bagenda bakabikoresha nangwa bakavuga ngo ni ibintu biri normale ibintu biri normale nta ngaruka bitera ibi bintu okay wera tubite ko i Kanombe ni ibitaro byakoze ubushakashatsi ariko wibuke ko muri Nigeria bajya muri za Kimicanga ni ibitaro bidafite bidafite ntuza bidafite ubugenzuzi batagize bacekinga ko ari byo ariyo mpamvu ubona bamwe bagiye bagahurira n'ingaruka nka ziriya mwakoze ubukangurambaga abantu muri bari kujya gukoresha bibaga inguru bakabibagisha abantu muzareba ingaruka yabyo umva sizi urumva point ya Sylvie godfather ahubwo njyewe mu kurwanya aba influencer batuma bayobya abantu kuko ibi bitafu byo kuvuga ngo umukobwa mwiza agomba kuba suku ugiye kureba most of the time aba bantu bitwa ngo ni influencers n'ibiki nibo ba drivinga abandi kugwa muri bino bibaza usanga bari kwishoramo kuko umukobwa aragenda yifitiye amafaranga ye akagenda afite kuri Sylvie ejo bundi Sylvie nawe arabizi umukobwa mwiza yaba ari umukobwa w'umumanike afite agataye française urumva ariko uyu munsi byarahindutse ni umukobwa w'urubuno runini urumva w'amabere asongoye w'iminwa ibyimbye umugabo nawe nta kera ubundi kera umugabo bavuga ko ari mwiza ari ikigabo cy'imburuzwa gifite uruda nyine bakabona ko aricyo kiri sex aricyo ikintu gifite amafaranga ariko uyu munsi ntabwo ari uko bikimeze so bivana buri generation igira influencers bazi uko barukinga bagashaka gutuma n'abandi bose bahita barukinga like that hama ikindi nacyo natwe abagabo tubifitemo uruhare kuko niba umugabo uzajya kugura umukobwa cyangwa ukabona baye sugar daddy cyangwa ibiki whatever ku mukobwa ateye neza ateye neza in the context y'ababibona ko ateye neza n'abandi nabo baravuga ati kugira mbone iPhone nuko kugira mbone inzu nziza kugira mbone ibintu byiza ngomba kuba nteye nka naka so nabona najya kwiteza ibyo bishinge mba barabimutera kandi barangirika pe ko biriya iboro numvise ngo iyo bashaje we uraturi so Sylvie wumvishe impungenge dufite nk'abajene ariko uzi kujya kuzarongora umukobwa nkarongora igicupuri nkarongora umukobwa utari we biragoye ubu ngubu bisigaye bifata bituvuna kugira ngo umenye umukobwa uri OG bisa kugira ngo ujyane n'umukobwa kuri date umenye niba ari umukobwa turacyafite intambara yo kumenya abakobwa kuko usanga turacyafite ubu ngubu gushaka umukobwa bigiye tugiye kudufata umwanya wo gukora background check y'uwo muntu ngo ni muntu ki ukagenda ujyanye n'agashinga ukajomba ugira urebe niba hari amaraso cyangwa amazi tumenye niba bari original no Sylvie kankubaze urabizi umwana ku myaka 22 23 25 urumva ibere bari maze kungana n'irya mukambuguje umwe wacuruzaga imboga kuri Bazirete no ukibaza abagomba gukora mu possible hari inkundura yigeze kubaho ibi bivugera hari inkundura yigeze kubaho aho abakobwa kugira ngo bagendaga bakajya hariya mu Kirundo ngo hari umuganga wabashyiragamo inyama z'ihene umuhungu ajye kumurongora akabona ari vierge ibyo byigeze kuba Godfather nagira ngo avuze ngo urempuise wose uzarongora gute nicyo kikuzamuye nicyo kizamuye pe
so sinzi niba uri kubyumva rero bisobanukiwe. Niyo mpamvu turi kuvuga ngo ibi bintu birakwiye kubivuga. Rero muri kumva ko tushaka kwataka ngo abakobwa oya, birakwiye mu bintu navuze. Narangije no kugisubiza iki gihe. Birakwiye mu gihe umuntu yagiye kubikora yabitekereje, azi ingaruka yabyo, azi yabishatse nyine, apana kubera ko sosiyete yamupushize. Kandi njye nawe twemeranye ko this Rwandan society, mbere yuko tujya no muri African society, you have a way you drag beauty. Mufite ukuntu mubona amaso yanyu areba beauty, urumva? Mufite ukuntu amaso yanyu abona umuntu utari mwiza. Mwarangije kushiraho there are so many, nta nubwo ari mu Rwanda gusa. Sometimes nigeze gukurikira teenager, she was a black American muri Amerika, wakoze suicide kubera bari bamubwiye ko afite ngo niba ari iki sinzi igitutsi bamututse, ariko she was, should I say fat, is it appropriate, I don't know the right term, but kwabyibushe byamucreatinze depression kugeraho yumva yiyahuye. So for me I think icyambere nuko to growing abana. Unfortunately society turi ready ku blaming abantu iyi gikorwa cyabaye, ariko ntiturebe ni hehe twafailinze as a society in telling people ukuntu ibintu bigomba kuba bimeze. So Godfather, I'm here to teach you and others that there are so many reasons zituma umuntu agenda for beauty surgery, sinzi niba ariko bazita muri the appropriate term. Izo reason nyinshi rero zihari, twakabaye tu eliminatinga nka ziriya z'umuntu kujya gukora surgery kubera ashaka gushimisha undi muntu cyangwa kubera ko hari pressure iri inyuma ye. Ibyo ngibyo how can we do it? Nicyo ngicyo ngiye numva twakabaye tuganira ko noneho muri conclusion tukavuga okay, umuntu ugomba kugenda agomba kugenda yumva ko ari byo akunze, apana kubera bamupushinze. So for me my call is all of us, arega natwe abagore twenyine, we have a way, we have put beauty, we have centered beauty ku buryo n'igihe ufite umwana w'umukobwa inconsciemment hari ukuntu bumubwira ngo tangiye kubyibuha, utangiye kuba nk'umugore wabyaye. Utwo tuntu twose tugenda twiyubaka ku muntu, tukamumanurira self esteem ye cyangwa kwiyumva ko, sinzi niba ariko nabivuga, akumva ko atari valued kubera niba what is the lesson we are taking from there? For me, clearly, I'm making a call that I would say our culture is irimo mira mu nzira zose, including zimwe mbi zo kubwira umwana ko agomba kuba ananutse, ko agomba kuba akoze iki, utwo tudetaye twose bajya muri bridal shower bakakubwira ibintu byinshi. One time twari turimo turanaganira on why educated and privileged women maybe bamwe batonsa. Ni ibintu bimwe bigiye kumera nk'ibi. Hari uwakwanga konsa kubera abishaka, either kubera akazi atazabona umwanya, either kubera ko la uwo muntu tugomba kumusapotinga muri iyo choice yiwe. Ariko undi uvuga ngo kubera ugasanga ni nk'ibi ngibi nyine nka one of the message joke Scovia yakoze, iyo bivuze kuri ugasanga nyine abantu bakumva ko konsa
it brings also that, of course it brings, I don't want to deny it, it brings changes on our body, ariko there is a way support systems mu konsa zigomba gufasha ababyeyi, cyangwa ugasanga bamwe ngo no ngo njye ntabwo nakonsa kubera ndi butangira akazi, ukamubwira none se can you use a pump, ngo no barambye ngo pump ngo it makes you big, ibyibusha ababyeyi n'ibiki, because there is no information around. So for me, I feel really very sad when we are criticizing a whole society, people